kandi nguhaye ikaze mukunzi ibiganiro bya Fortune TV. Amahoro y'Imana abane nawe mu byo urimo mu byo ukora byose. Reka rero twigarukire ku myidagaduro nk'uko ariyo tukugezaho, n'imyidagaduro gusa ukore subscribe, share, like, comment, twiganirire n'ubundi ntacyo bitwaye, maze tujye duhora tukugezaho amakuru y'imyidagaduro. Uwo bita Bruce Melody ndetse n'uwo bita Mugisha Benjamin, uyu munsi wa none twavuga yuko ari the kings of Rwandan music. Kugeza kuri ubu ngubu icyo cyo nta n'umuntu n'umwe ushobora kuba yakwiherera ngo agende ajye no muri toilette cyangwa se mu cyumba cye ngo yifungirane abihakane. Nta muntu n'umwe ushobora kubihakana kugeza amagingo aya ngaya. Aba bahanzi rero bo mu ruhande rwa secular music bayoboye abandi ndetse rwose bazayoborera ibihe byose no mu burigend bwabo batazapfa kubona ubasimbura. Njye nuko nabivuga rwose uko byagenda kose, ibintu bimeze neza cyane, ni bombastic. Abantu batangiye kuvugishwa bavuga bati ese ibi bintu biraza kugenda bite, kubera yuko uyu munsi wa none tuvugana hashize igihe kitari gitoya uwitwa The Ben bigaragara yuko ahanganye n'uwitwa Bruce Melody, ndetse bikavuga yuko baba bashyamiranye batajya bumvikana biturutse ku makimbirane yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo Bruce Melody yari amaze kugira izina rikomeye. The Ben waje kera we of course yari akomeye, akamwaka korabo Melody akayaka The Ben ubwo bajyaga kukimihurura muri Monster Record, maze ngo bari coding kwa Medbeat bikarangira ngo The Ben ari gukina PlayStation, Bruce Melody akagenda akinjira muri studio akarikodinga agategereza mugenzi we The Ben, yarangiza akabura yaza agasanga ari kwikina PlayStation we na Zizu Al Pacino. Icyo kintu kitashimisha Bruce Melody akamubwira ati ngende munyakazi, wowe ujye ureka imikino mwana. Ibintu bigakomera kugeza ubwo byaje kuvamo induru. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Bruce Melody yashyiraga ikiganiro hanze avuga ati bariya ni abanebwe njye simeze nkabo. Icyo gihe Bruce Melody yaratrendinze, biravugwa koko bavuga bati yabise abanebwe. Nyuma arongera arabihamya rwose ati ni abanebwe. Umuntu usora akarimbo kamwe mu mwaka cyangwa se nawe ko sagasohore, kandi kuko byagiye bibaho kuri The Ben ndetse na Meddy bakamara igihe kingana n'umwaka badasohoye n'indirimbo n'imwe. Ibintu rwose byatumye Bruce Melody agenda abitsaho cyangwa se abibandaho mu bihe bitandukanye. Nshuti yanjye, ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Noneho rero kera kabaye bagiye guhurira ku rubyiniro rumwe aba bagabo uko ari babiri, The Ben ndetse na Bruce Melody. The Ben na Bruce Melody bagahurira ku gitaramo kimwe ndetse cyateguwe n'umwe muri bo ari we The Ben, ndetse rwose na Bruce nawe mukamubonaho. Magingo aya ngaya turiko turavugana imyiteguro irarimbanyije. Higeze kuba igitaramo mu gihugu cy'u Burundi cyo bita The Ben, ngo baza kwerekana ifoto yo bita Bruce Melody, biza kurangira The Ben ngameze nkaho ngabanye rwose kuririmba biranga bitewe nuko ngari kubona ifoto ya Bruce Melody. Ibyo nibyo Melody yagaruriwe ubwo bari mu karere ka Ngoma mu bitaramo bya Iwacu Music Festival, maze Irene yabaza Bruce Melody kuri ibyo by'ukuntu ifoto ya Melody yabonetse mu gitaramo cya The Ben Burundi. The Ben kurimba bikanga, nuko Bruce musubiza aramubwira ati nimugende muyizane ifoto ya The Ben hariya nze mukubita gati kunda, ati mbavuture kandi niyo foto ihari.
ati mumubwire mugenzi wanyu areke kujya agira ubwoba, mumubwire areke kujya atinya, ati kubera yuko njye aka kanya tuvugana. Ibyo byose kandi yabivugaga ari uko stage ye yari igezweho, yaragiye kujya kuri stage aravuga ati nimuyizane muyishyire hariya njye mu bavuturire. N'ikindi gihe agaragara avuga ati mumuzane mukubite agati ku nda. Mu bihe bishize nanone bagaragaje amagambo y'umwishongoro, umwe agira ati ntunyinishe, n'undi agira ati ntunyinishe. Abantu bakibaza bati iyi bato iraza kugenda ite? Gusa umugabo bita Gatsinzi Emery uzwi ku izina rya Riderman mu minsi ishize nibwo yagaragaye ku gitangazamakuru cya BNB FM avuga yuko ngo bidakwiriye yuko basa nk'abahanganye nk'aho ari abanzi, ahubwo bakwiye gufatanya. Ati nako bimeze, ati rero nimubifate nk'aho ari abanzi bahanganye, ahubwo mubifate mu buryo bwa kinyamuziki cyangwa bwa showbiz. Mu gihe kandi uwitwa Austin we yavuze yuko Bruce Melody na The Ben ari inshuti, ahubwo sosiyete arizo zibahanganya. Ati njye nangazwa n'ukuntu njyewe numva bavuga ko abahanzi batajya imbizi, narangiza naza kuri resitora yanjye ituye Kicukiro nkasanga bari gukina biyari, nkasanga baricaranye bari kuganira bari gusangira, kandi ku mbuga nkoranyambaga hari gutrendinga yuko batumvikana, ndetse n'abo bahanzi nabo ubwabo bagashobora kuba bakereye ikintu nk'icyo kugira ngo bakomeze bavugwe bagaruke mu matwi y'abantu, cyane yuko aba ngaba byanabahiriye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni igitaramo rero cyitwa The New Year Groove, ntabwo twebwe tuvuga The New Year. Iya ni amatwi, abantu muvuga iya, I'm telling you, ntabwo ari ibintu biboneye. The New Year Groove, iki ngiki ni igitaramo uwitwa Bruce Melody yagize ati it's official short time, ibitangaza, grab your ticket, n'ibindi bitandukanye. Ariko ahangaha kwinjira ndabona hazaba ari 10,000, 20,000, 25, 30, 50 ndetse n'100. Ndetse kugura itike ni www.ticket.rwa cyangwa se ugakanda imibare akanyenyeri 513 akanyenyeri 01 akanyenyeri 4 akadirishya, then warangiza ukagura itike yawe. Nanjye yanjye nzayigura. Ese nawe uzaba habaye kugira ngo wirebere isho y'umuriro itangira umwaka? Witwa Austin we yagize ati it's amazing kubona the two stars batangira umwaka wawe kabisa, bayoboye abandi bati barimo Babu na Philip cyangwa Bruce Melody azadukorera gashyabure mu gitaramo. Batangira kuvuga kuri stories z'abahanzi bagiye babura mu gitaramo cyabo, ndetse Austin abatera stories z'ukuntu ari abahanzi bagiye kwiyunga mu gihugu cya Uganda, harimo Chameleone, Bebe Cool ndetse na Bobi Wine. Bakavuga ko bashobora kuba bakwiyunga bitewe n'uko bari bamaze igihe bashyamiranye ngo bakoresho biyunga, ariko bagiye kwiyunga ahubwo birangira bongeye barwanye. Abandi bati se Bruce Melody ntiyakora agashya kabura, ariko ntabwo yabivuze. We ntabyo yavuze ko azabura, yavuze yuko azaba hari. No mpamvu ya postinze ibi ngibi. Reka rero dutegereze, reka turebe aho bishya bishyira. Afro 10 TV of course. Ciao ciao.